mwabushita mwe ndabizi ko mutazigera mva mu buzima bwanjye niyo mpamvu mpora nambaye inkweto kugira ngo mpangane namwe gufata amadolari 2,000 nkakuroga bakakwica ugapfa cyangwa gutega nkakuvuna amaguru biroroshye nabikora aho kugira ngo nyitambike ibi ngibi tubyumvikane niyo uje akambiko ibi mbikora nk'akazi halo ibi mbikora nk'akazi biranyinjiriza nukuvuga ngo nuramuka uje kunyitambika nzakoresha imbaraga mfite nizanga nzakoresha amafaranga bakuvuna amaguru aho uzaburi hose ikintu kimwe mudashobora ntabwo Godfather mwarwanye ngo ntibishoboka n'umuri uretse gato n'umwami w'intambara kurwana intambara yo kujya madiyemu no gukora ibintu by'udutsiko nk'utwa Boko Haram kurwanya Godfather aho ngaho bamaze kurenga umurongo utukura I will come for you Godfather am social media influencer wow ndashoboye kandi ndashobotse naraje hano abantu barandwanya ariko ibaze kurwanya Godfather koko ngubwiza ukuri jewe niyo mbuzi intambara yo kurwana ndayikreya I don't need peace sinkunda amahoro ubusanzwe Godfather ntabwo njya nataka ntabwo nenderanya ntabwo ngiyewe Godfather nziko igeno ryanjye cyangwa iryone nta muntu uzarivanaho ntabwo njya niba ntabwo ngiye ndi nanga kugira no nzi yuko icyo nkeneye we can this together ibintu bigakora tugakora community nzima ndabashimira niyo mpamvu mvuga ngo niba muzanga hamutazi isura yanjye you bless me mukaza mukavuga ati narababwiye ngo dufate icyo nshaka kugaragaza n'urumuri ruri mu mutima ni ibikorwa byo mu mutima apana isura niyo mpamvu nigeze biyereka ntabwo naje muri iyi si kubara amazu twumvikane mwa bantu mwenda bakunda ariko mbatinya kubi bazi ni abantu bakoze YouTubers ba mbere mu gihugu nuko abantu batabizi MGN ni mu bantu batanze amakuru kuri televiziyo byo gushyira inkuru kuri televiziyo direct kuri ntuza kuri televiziyo inkuru igahita live ndi mu bantu bazanye icyo kintu uzabaze dukoresha modeme zikiza kuri twara laptop ifoto ikiri kuri telefoto ngahita nyifatira mu kinyamakuru ibo daze uko kumva yego so ikintu kiriho ni iki ntabwo yes I do this hari ikintu mutareba dore isaro ntabwo ndaza kugushimira by'umwihariko yes ibingibi ndabikora bikanyishura turi kumwe hano mazeho isaha turi kumwe bakoze cyane mazeho isaha ntabwo ngiyewe Godfather nziko igeno ryanjye cyangwa iryone nta muntu uzarivanaho bajya bamwira ngo Godfather ngo kwerekana ibyo rayivuze imaze ngo ibyo bintu ngo bizatuma ngo abantu ngo bagucika ntabwo ariko bimeze ntabwo ariko bimeze check nguyu isaro nguyu Fab si mu isaha imwe I make nkoza amadolari 208 mu isaha imwe turi kumwe yego voilà abantu badahostinga ntago babyumva ariko ntabwo njya niba ntabwo ngiye ndi nanga kugira no nzi yuko icyo nkeneye we can this together ibintu bigakora tugakora community nzima yes ntabwo Godfather niyo mpamvu ntago mashya ubwo se isaro namunganyiki Fab namunganyiki namwe mwese mwatapitse tukajya ku 400 God bless you ndabashimira niyo mpamvu mvuga ngo niba muzanga hamutazi isura yanjye you bless me mukaza mukavuga ati narababwiye ngo dufate icyo nshaka kugaragaza n'urumuri ruri mu mutima ni ibikorwa byo mu mutima apana isura niyo mpamvu nigeze biyereka niba rero dufite urukundo kurusha abandi bantu niba aya masaha isaro ntabwo azi ukuntu nsa nubwo mbere mubonye aspeniza amadolari 200 kuko TikTok irayakata umubazi wasanga aspeniza amadolari 300 ntabwo Godfather yamara amasaha 5-6 arimo arahangaha arimo aravuga ateza abantu amatwi namwe muteza amatwi ngo wumve yuko none se ni igipupe kiri gushimisha umwana cyangwa ni igipupe nacyo bakigura amafaranga none se ni rompoye bateretse ahantu wenda ngo umuntu uri bunyureho wenda araza kwireba yifotorezeho urumva ntago ariko bimeze agomba kwinjiza kubera ko niba wowe wajanga ukavana mu masaha ya uri mu kazi ka uri gukora uteza amatwi abandi nabo bari aho ngaho bari kugira gute yagufashije kuruhura mu mutwe sibyo we yagufashe kuruhura mu mutwe Godfather nawe ugomba kwinjiza rero niyo mpamvu ageramo hagati n'abantu mujya mwibaza ngo ese ukajya kubona kwa njya nkunda kubibona amara yivunge mbanya ariho buri ukajya kubona umuntu ari ivovose ngo umuceri ngo cyangwa se ngo amatiku ya bya bindi byacu nyine ngo yari byazo biryoshye ngo none ngo ayise ngo atumanura atabamanura urumva yo masari buyamare watanze icyo ufite iki ko nawe uraza kugira ngo uzamura aba followers bawe n'ibiki byose ko ari byo wakatakase urajya gupostinga ko wabikatakase watanze iki atabamanura ngo nawe yinjize none urumva amasaha atari yamarese none se
akora akazi kamwinjiriza miliyari wenda ngo avuge ngo wenda ngo yagiye mu kazi kari bumwinjiriza ayo mamiliyari wenda nese umwanya yafashe we ntabwo ugomba kwishyurwaho. ariko mujye mutanga mujye mumuhereza mumuhe dore aba yabafashije twese yadufashije nako. Ntabwo uri kumva ko ari kurwana n'akazi, ari mu kazi ariko ari guhostinga. Ubwo zaturi ku mutwe ndakurahe. Oya guturika ntabwo naje muri iyi si kubara amazu twumvikane mwa abantu mwenda bakunda ariko mbatinya kubi n'ukuri kw'Imana ariko mbabwiza ukuri. Mujye mubona ngo nkaza nkikaragasa kominata yacu bro ndabakunda cyane. Ndakubwiza ukuri muri abambere urimo kumva. Reka nze nkubwira ikintu kimwe Never. Dufite abantu bagira umutima bro hano. Buriya mfite abantu mfite umutima dufite abantu bazima bro. Dufite abantu bazima mwa abantu mwe. Urukunyumva dufite abantu bazima barekonesa. Buriya ntabwo hano ninjiza amafaranga kurusha kuri Twitter. Niba mutanabizi kuri Twitter niho nkora ikiganiro bakampamagara kanyoreza inoti mu bibiri by'amadolari. Kuko mpagurira ibiganiro mekinga sense ku mitima y'abantu. Umuntu araza akankubita inoti 2,000 akampamagara. Abenshi nuko maze abenshi barimo imitego ndayanga, ariko umuntu agira gutya akankubita inoti ya 2. Ariko impamvu naje hano navuze ngo mbigenza gake nashaka kumwumve kino kintu. Ahangaha ndaza nahisemo kuza kumara abantu irungu. Mbaba can I have large French vanilla? Yeah, that's it. Yeah. Haza nk'abamara irungu. Impamvu nkora ibi ngibi reka babwiza ukuri. Ahangaha we make love. Ahangaha turishima. Rero reka mbabwira ikintu kimwe. Naraje hano abantu barandwanya ariko ibaze kurwanya Godfather koko. Ngubwiza ukuri jewe niyo mbuzi intambara yo kurwana ndayikreya. I don't need peace. Sinkunda amahoro ubusanzwe. Ngaho ibaze kunyobereza w'intambara koko. Ubu mpaye ni nko ku TikTok universe. To attack me ni nko ku TikTok universe. Ikintu kimwe Godfather ari kintu natajya basobanukirwa. Godfather ntabwo njya nataka. Ntabwo nenderanya. Ariko iyo unyenderanijeho ubwo ngwino ufite intwaro zihagije. Turi kumwe munsi ngumwe. This platform ndababwira ngo kuko abagande nibajya ngo tori mavu mutwego wo mavu nturi ikigo ry'umutwe wawe ni ukennye. Ndababwira buri munsi ndababwira iyo babwiye gutya ntabwo ari ukubanga Godfather nta muntu numwe any platform tugiyeho igihe cyose abantu ninjye muntu wenyine Emmy abandi barabihisha. Ninjye muntu wenyine nzano nkerekana result ibivuye muri support zanyu siko bimeze. It's not a support. You don't support this. Erega Godfather ari ikintu Godfather ntababeshye. Godfather arinjiza ntababeshye. Ikintu nkubwira ni iki cyangwa cyashatse kuvuga ni iki kuri ibintu mwabantu mwe. Niba abanyamerika bafite bakoresha izi platform nta muntu numwe. Niba naraje kuri platform icyo nkeneye nuko community yacu mugende muri abanyamerika bakora aba Nigeria bakoresha zino football bangana bati si benshi cyane. Impamvu babwira ngiye nkaza nkabibabwira nkabwira mwaguruke mukore nuko nzi ko muri nta wamveyuka ngwaze kuko ndabizi muri kamere yacu ya community yacu ikintu umuntu abatasha gukora araza akakurwanya. Impamvu ngiye ntabahicara nkabibabwira nuko ngiye nta wandwanya muri mwe. Nobody can face Godfather. Ndakubaga gufata amadolari 2,000 nkakuroga bakakwica ugapfa cyangwa gutega nkakuvuna amagunu biroroshye nabikora aho kugira ngo nyitambike. Ibi ngiye tubyumvikane niwe akambiko ibi mbikora nk'akazi. Hello, ibi mbikora nk'akazi biranyinjiriza. Nukuvuga ngo nuramuka uje kunyitambika nzakoresha imbaraga mfite nizanga nzakoresha amafaranga bakuvuna amaguru aho uzaburi hose. Ibi ngibi byo bimenye. Ibi bintu ntago abantu babyumva. Uretse bumyetinze gato. Ibi bintu ntago abantu babyumva. Bro, iyo ubona umuntu nk'uyu nguyu Isaro aza hano ntabwo Godfather nenderanya. Twumvikana ikintu kimwe abantu murabangama. Bro, nguyu Gabi hano hasi. Wenda ba top gift nabo babasobanurira. Gabi arazano agafata amadolari 1,000 akayadropinga kuri Godfather. What is such of love aba akoresheje? Turi kumwe? He came here kuko aravuga ati this person akaza kan supporting. Nguyu Isaro akagira ishaka umunyarwanda mugenzi wanjye akaza akadropinga amadolari 300 we make love tukaza tugakora akaza ibiganiro by'abantu abantu bakaje kwa uploadinga bagakora. Bro, umuntu akazano ukaza kwitambika Godfather. No, mugende spend amasaha kuri iyi live. If you cannot support genda kuzimu uceceke. Turi kumwe?
urakoze cyane so ibi bintu ntabwo abantu babyumva dufite abantu bafite roho mbi abandi bantu hari abantu bajya banyandikira ngo tifata ibi bintu uri gukora aba top gift baragenda baragucikaho baraguteza abantu muzi intambara isaro ni wowe wambe nkubo abantu bakubonye uyu munsi nibwo wigaragaje biri official kwa Godfather. I swear to God nguhaye ama nuvanga uje kureba DM yawe uze kureba message zirimo kuntu zingana. Oh, no worries. Uretse gato, I'm telling you, you're gonna receive the message. Godfather, nikareka wowe, iriya shitani, do no Godfather. Ntabwo ibyo ngibyo ndabishyiraho comment, ndabishyiraho content. Abantu bake nshobora kwakira ku munsi. Bro, a week. The new destiny gift cyangwa blessing abantu bashobora kuza hano. Bari munsi y'abagenda. Iki waruba muvuga nkora comment ku muntu kuri abantu baza kupressinga ntabwo ari ibintu nshobora gushyiraho comment. I have a content. Godfather, I'm social media influencer. Wow. Ndashoboye kandi ndashobotse biragoye kugira ngo umuntu areba nkunde abantu ba mbere bambonye baranyanga abandi bakabateranya bakagenda end of the day bakagaruka mfite abantu nk'uyu Gabe mubazi igihe amaze uyu musore Gabe amaze inyuma y'umwaka urenga he came here adroping amadolari arenga 1000 na kuri Godfather. Jyongera ko hano n'abantu hano hari n'abantu badukunda Godi. Emi reka nze kugira ikintu kimwe ndashaka kubwira abantu bose mujya mu comment mukandikira aba bantu baza no kublessinga kwa Godfather. Abo bantu bose message barazingarurira bakazinyereka ibintu mwamwabandikiye. I don't care. Mubatware mugende. Ntabwo naje no gufata ariko Godfather reka nkubwire Godfather izo boro ntukajye uri kubitindaho bro. Hano iyo ngeso ira ntukajye ubitindaho urega umuntu atwara utwarika ugukunda aragukunda man ugukunda aragukunda kandi ntuzatekereze ko umuntu azagutwara sibyo kubera ko umuntu se kumva ngo ndabizi neza ko hano uriyemera nicyo kibazo ndiyemera gatumba runero ndiyemera kakubitwe n'inkuba ndiyemera sewe oyamwiyorera ko ndiyemera kitwe n'uburoro none se umva wamushita we ari umuntu subiza reka ngusubirize umunani ubutindi n'umushiha mu Rwanda wuzi niyo mpamvu nabinyiga bro birababaza ese Godfather katukubaze nk'ubu ukimya nk'isukari yawe cyangwa pressure byagenda bite uretse gato nera kino gitumbiko kiri kuri bya n'uburoro ngo uretse gato nibo babi umva ndiyemera Godfather ndiyemera kuko ngiye ndabizi uretse gato ndiyemera ndakumenyesha wowe ufite umushiha ko nta myaka itanu uzamara uzaba warapfuye urumva zagumana abantu nk'abayisaro ndakubwiza ukuri ko abantu nk'abagabe nta hantu bazajya ariko abantu bafite umutima w'umwijima nkamwe ntaho muzajya nzabana namwe niyo mpamvu uretse gato mwabushita mwe ndabizi ko mutazigera mva mu buzima bwanjye niyo mpamvu mpora nambaye inkweto kugira ngo mpangane namwe uri kumva ibyo ndabimenyereye muri babi hari abantu beza ariko ababi nibo muri benshi umuntu urazana akavuga ati nge tapingire bro akakwima tap bye nyamunsi mu tap harwanditse ngo yego komeze mutapinga kire mwabigoryi imwe gutyo yanga gutapinga umuntu akagenda gukora propaganda yo kwanga gutapinga bro wanga gutapinga mu gitondo ugakora impanuka intoki zigacika nta nuzi guciye yego mana haleluya imyaka ntabwo uzarangira muzategereza ko umwaka urangira usigara ari muri 2025 mugeze muri 2026 ariko nukuri nuko Godfather ivuga abantu bimwumve reka mbabwize ukuri rero hari ukuntu abantu rero nuko Godfather mwe nemwe ababwira ibintu bimo byumve nka Brenda we arabizi nkanjye ukunda gotsinga umunsi ku munsi niba ushobora guhera mu gitondo uri kuvuga uri kubwira abantu baguteza amatwi ukavuga ugahera mu gitondo uri kuvuga bangaho umva noneho Godfather bigerageza vuba nyine turebe noneho wowe byibura nawe hari n'umuntu wanditse ngo wowe ngo byaramuhiriye none se wowe ntufite umunwa ufite na internet ariko singa oya tigi mumbi ikintu kibabaza hano abantu nafashe umwanya urimo kunyumva
nafashe umwanya ndabwira abantu mw'abantu mwe media social media bro nawe bayaja aribwa ati ntabwo my friend na uko John mpembwa na WhatsApp iranyishura WhatsApp birishyura niba mwabicucu mwe ko media ari nk'isi kuba tukoresha ururimi rw'ikinyarwanda gusa muri community tuyizamure ndabwira WhatsApp irishyura TikTok irishyura Instagram irishyura YouTube irishyura Twitter irishyura Snap buretse gato Snapchat irishyura na mu blessing nyine uri kunyumva ibyo bintu byose bishyura mwe muretse gato nkababwira none mw'abantu mwe uretse gato waretse kumvugiramo ndakumanura bizuretse umunwa nta kintu ugira urimo kunyumva ndabwira mw'abantu mwe TikTok ndabwo naraje ndabisobanura bro ndabwira nti platform zirishyura nagezaho nigisha abantu ntangira kubereka mfata konte yanjye nkajya ko ari yo mwana w'Irwamagana kugira ngo motive abana b'abakobwa hano ariko kugira ngo mufungure mukure content mwirwa mu matiku mutagaraza mugafotora ibitsina byanyu mukabyoza kabareza $50 ibi bintu nkabwe ati ntibikwiye mukoresha ubwenge mufite internet ikintu bakora aho kugira ngo bajye imbaraga nabonye ibitera aho nabwira abantu ngo baguruke bakore mukure content ngiye ngo difata umuntu uzakora content nzagusupportinga I support you ntimushaka kunyumva so twumvikane rero ikintu mudashobora buretse gato ikintu kimwe mudashobora ntabwo ngo difata mwarwanye ngo ntibishoboka buretse gato ni umwami w'intambara ntibishoboka ntabwo ndwanira kuri ntabwo nzaza ngo duhangane ngo tucye hano uzandwanya mbimenye nzaguhiga ntabwo uzamenye ngo bayagukubise niko bimeze ntabwo uzinyata ukuzi utajya mu kazi ntega amatwi wimvugiramo bada ikintu mugomba kumenya aka ni akazi ntabwo ari akazi kome akazi kuba ufite company yaraguhayariza ashobora kukwirukana no this is the person business ni nko gufungura company ugakora so rero kuza kwishora muri company yanjye ukaza kunyitambika nzakoresha all means kugira ngo nkurambike hasi ibintu ni bibiri twubahane ntabwo ngusabye urukundo rwawe ko nta rukundo mugira reka abafite urukundo barunyereke nanjye nzarubereka ariko niba udashobora gutanga urukundo watanze amahoro rero niba udashobora kumpa urukundo ntarugira ariko ukabirengaho singusabye ngo nkunde komeza unyange urukunyumva kuko kunyanga kwa ngende nkerera n'abanzi kugira ngo nkomeze kuba active if you don't know nkerera n'abanzi kugira ngo mbashe kubaho active bajya kwanga umuntu wateye imbere ateye imbere se bakwanga rero izi nyamunsi tudahuje isabu niba ntabwo ngusabye kunkora ko ngo mbakunda ariko rero wishaka nyuma yo kutankunda urongeraho kundwanya utekereza ko nakureka ntabwo bishoboka bro aho waba uri hose ngo difata nize inyigo niba uri muri Amerika nzi ngo nakurwanya nte niba uri mu gihugu ndimo nzi ngo nakurwanya nte niba uri mu Rwanda nzi ngo nakurwanya nte so please twikundana ariko twubahane I spend almost 80 hours hano full time job so nunyitabikira mu kazi nzakurimbura kuko ntabwo waza kumvana mu kazi please niba ibintu byangamwe mwifata nk'amatiku ntabwo ngo ndifata ndanga nkora amatiku ndahangaha nk'akazi please sinkeneye ibintu n'ibibiri hari uburyo mugomba kumenya hari uburyo hano narabibasabye niba udakunze ngo ndifata mu muting kora unfollow niba byanze ukuba komeje kurya mu matwi muboroke siko bimeze ariko urarenga kuri ibyo ngibyo roho n'umutima wuzuye umwijima ukumva ko ugomba kuza kumwataka so nibyo byose byakunaniye hari uburyo bwa mbere do not follow my life ico ni cyambere icya kabiri unfollow me ntabwo uzabona niwumva byanze bakagusharinga kora mute ntabwo uzijyona live niba bikunaniye block me sibyo ibyo byose ukabirengaho bro ibyo byose ukabirengaho ukaza kurwana intambara yo kujya mu DM no gukora ibintu by'udutsiko nk'utwa Boko Haram kurwanya Godfather aho ngaho bamaze kurenga umurongo utukura I will come for you uko niko kuri ta nationality ngira so ibintu ni bibiri rero napokea kila mtu njye ntabwo ngira umutima mubi ariko ntabwo njya nihanganira umuntu uzamura ushaka kumbangamira no ndashoboye kandi ndashobotse ninjye muntu wa mbere ushoboye kandi ushobotse ibi ngibi mujye mubyemera cyangwa ntimuryemere ikintu n'iki ngiki s'il te plaît twumvikane mwabantu mwe iyi platform ubundi ngo dufata njyewe ntabwo I don't need peace ariko kuri platform I choose to come with peace because I'm here to do a business and to put a positive niyo mpamvu ubona niyo haje intambara ngo dufata nkoresha means zose nkazirangiza buriya nkurikira akantu kose
kose kabera kuri platform. Niyo mpamvu ubona ntabwo ari ukwikina. I need peace on this platform. Then let's focus uje twabyaza umusaruro. Emi tumusupporting. Let's support each other. Ntabwo Godfather nyemeze kuri platform ze nk'inda ya matimba. Nageze hano abantu barambwira ati Godfather urumva ugomba gukora team. Ndamubwira si nkore team gute kandi ngiye ndi team Rwanda. Ni team Etena, ni team East Africa. Talabana Kongo ba pesa ngaba milakre. Bana Uganda banange mbangara nyo. Hewa abarundi ndabugize. Abanyarwanda muraho. So mwarangiza mukazanga ngende international. Ntabwo nshobora kuza gukora team ntabya team nkeneye. Ntabwo ngo ari wengi. I don't need team. Ariko ubundi Godfather reka nkubaza ubundi wakora team mu gihe ushobora gufungura live mu isaha imwe igakwikirwa n'abantu bari hejuru y'igihumbi ubundi team ugukeneye ni iki? Baza baratazi niba bazi imbere baba bafite n'ubwoba bwo kuba batazi ukuntu abantu babayeho barakwanga akaba ari wa mbere bamenye uko oya rega ubundi bajya bavuga ngo urimo ubusa nivuze induru ubwo rero uratuze iyo ufashe ingunguru irimo ubusa ukayimanura ku musozi imanuka ivuze induru ariko ufashe ingunguru yuzuye umucanga ukayimanura ku musozi igera mu kabande utarayumva rero abo ngabo uratuze.